sugira Rwanda n'umuco nyarwanda twese hamwe nk'abanyarwanda tubungabunge umuco nyarwanda na kirazira n'imigenzo ya kinyarwanda no kuvura kinyarwanda n'umuco nyarwanda n'umuco gakondo w'abanyarwanda uhereye kera kose. Nitwa Dusabimana Emmanuel abantuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana akagari ka Kabuye mu mudugudu w'Amasangano. Ahangaha niho ntuye n'umuryango wanjye. Ubuvuzi gakondo rero bwatangiye kera ku gihe cya Gihanga Ngoma Ijana ubwo yahangaga u Rwanda nibwo ubuvuzi gakondo bwatangiye kuko nta bavuzi ba kizungu babagaho. Abanyarwanda bivuraga bakoresheje uburyo bw'imiti ya kinyarwanda, uburyo bwo kwahira ibyatsi. Ahangaha amoko harimo nk'iki giti mubona, ibi biti hafi ya byose n'amoko arenga nka 200 y'ibiti nyarwanda biranga umuco nyarwanda. Perede y'imiti irazamutse ikagera ruguru ku giti cy'umuvumo ukamanuka ukazenguruka ugakubita igiriye. Aha hose ni ahantu haranga umuco nyarwanda, hari ibiti bya kinyarwanda bya kera byabuze. Unabikoreye jaride yabyo ndabirunda kugira ngo bitazacika mu Rwanda. Nacyo gikora mu ndwara z'amarozi. Noneho iki giti kindi nacyo bacyita kirogora, nacyo kigakora mu ndwara z'amarozi. Igiti cyitwa igicuncu kikaba kivura n'indwara z'inzoka. Iki nacyo cyitwa umwicanzoka kikaba kivura indwara z'inzoka z'imyanda. Iki giti bacyita urugarura. Iki rero uyu muti ni umuti narinze ndanawuhira nkanawufumbira kuko ukunze kwibanda ku ndwara z'abadamu cyane. Iki giti bacyita umwenya nawo uri mu ndwara z'ubuhumekero. Uyu mwenya urazivura. Iki giti cyitwa umuhanga kikaba kivura mu ndwara zijyanye n'amahumane, mu ndwara z'amarozi. Hamwe n'iki ngiki cyitwa amagaru kivura indwara z'amarozi n'amahumane nacyo gikoraho. Igiti bacyita umutagara. Iki ngiki gikorwa mu kunga umuntu wavunitse, umuntu ufite imvune. Waba wavunitse bagapfura ibyatsi bakagukandisha ugakira, aribyo twita kunga nk'imvune. Dufite uburyo tuyunga dukoresheje igicucu cyangwa se tukayunga dukoresheje ubwungo, tukakunga akaguru kagakira. Tekinike y'injangwe. Tekinike y'ingurube. Irasekere mu reka nze ngwere. Ngwino ngusekure. Niyo nkwereka tekinike yanjye ya nyuma. Dore ngiyo Iyo niyo tekinike yawe wavuze. Nzagukubita mpaka usuze imisozi 3. Buretse. Ubaye iki ko wahageze? Navunitse. Wavumwe n'iki? Nandi muri tekinike none navunitse.
reka turebe uretse kankungisha imiti ya gakondo, imiti ya kinyarwanda, imiti iranga umuco gakondo. Uretse urakira bugungo gunzana Mariya bwunga rivera bwunga mukagazana, uyu munsi nawe burakunga. Haguruka wakize, haguruka ubwungo bwagukijije. Haguruka. Mu kinyejana cya 15 aho Ryangombe na Nyabingi ubwo bazaga mu Rwanda bagakora amateka nabo bateza imbere ubuvuzi gakondo, bituma no mu Rwanda ubuvuzi gakondo bukundwa. Icyo gihe rero imivurire ya kinyarwanda yari ikunzwe. Nkaba nabwira abanyarwanda ko n'ubu ngubu imivurire ya kinyarwanda nabwo igihari tukiyikora. Nkanjye Dusabimana Emmanuel ndi umuvuzi gakondo wabigize umwuga, nkiyavura nkoresheje imiti gakondo, nkoresheje imiti y'ibyatsi, nkaba ndi umuvuzi wa gakondo. No muri iki kinyejana baradukeneye. Urabona ko akunda bakaratika baba bari mu myitozo, uretse ko ari siporo nanjye nkunda. Ni siporo nanjye buri uko amajije kuvura mbona nta barwayi mfite, ndagenda nkakora siporo, nkakora karate, nkitoza michako, nkitoza igiti, nkitoza tekinike mbese zituma ngorora umubiri. Ibyacu tubibungabunge tubirinde uwa Rwanda n'umuco nyarwanda, twese hamwe nk'abanyarwanda tubungabunge umuco nyarwanda na kirazira n'imigenzo ya kinyarwanda, no kuvura kinyarwanda n'umuco nyarwanda n'umuco gakondo w'abanyarwanda. Dusabimana Emmanuel. Abanyarwanda rero baradukenera cyane, kuko nk'iyo barimo gukora siporo bakirana bakavunika baraza tukabunga. Urabona nka kera habagaho gusimbuka urukiramende, amarushanwa yo kwiruka, amarushanwa yaberaga ibwami basimbuka urukiramende, mbese habagaho amarushanwa agiye atandukanye. Ayo marushanwa rero muri iyi minsi yahinduye amasura, aribwo uzabona ibintu gusimbuka urukiramende, bamwe ukabona biragenda bihinduka, ukabona urugero nk'imikino yabagaho ibwami yo gukirana.
muraho mwana wanjye Simba. Yego papa muganga. Imyitozo se imeze gute mwana wanjye ko nashaka kugusuzuma? Yego mwana wanjye. Abakera rero iyo bakiranaga baravunikaga bakayegera abavuzi gakondo bakabunga. No muri iki gihe rero abanyarwanda baradukeneye kuko n'abakaratika nabo baba bameze nk'abakirana. Iyo bakiranye bakavunika baraza tukabunga, tukabaha imiti ya gakondo, tukabavura bagakira. Muraho master baba. Amakuru yawe se umeze gute? Ivi ryaravunitse, reka turebe. ivi ryawe reka nze inkunge kuko ubu ni ubwungu uraza gukira ejo uzatangira imyitozo wongere ujye guhangana mu marushanwa. ubu bwungu bwunga Rivera, bwunga Madarina, bwunga Mukandori, bwunga Tsira, bwunga Gatarina, bwunga Dusabimana, bwunga na Kalisa, bwunga na Gahire Jean Claude, bwunga na Nyiramuhire. Nawe urakize. Indwara nyinshi zitandukanye twaboneye umuti w'ibyatsi, umuti uturuka ku byatsi, tukaba twavura umuntu agakira. Agacupa karimo umuti bita umwamira, uyu muti nawe tuvurisha indwara nyinshi ziba zarananiranye. Urugero nko uyu mwamira ukunze gukora nko mu gutsirika ingo, mu gutsirika imirima. uyu bawita igorogonzo, ni imiti tuba twarateguye tukayitegurana ubuziranenge. Igorogonzo naryo turikoresha mu kuvura indwara z'umubiri. Uyu rero ni umwe mu miti ivura inzira z'ubuhumekero n'indwara zo mu gitsina. Uyu rero ni umuti uranywebwa, kandi uyu muti nanone ukaba wavura n'indwara zo ku ruhu. Bawita Karitori. Witwa Karitori niko uyu muti witwa, kuko haba hari n'indi miti itandukanye bita nk'indwara ya kanseri turayivura dukoresheje imiti gakondo igakira. Nk'indwara ya diyabete turayivura dukoresheje imiti gakondo, diyabete igakira. Tukaba tuvura nk'izindi ndwara zihariye nk'ibisazi, amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano, ay'amatamikano. Ayo yose turayavura dukoresheje imiti yacu ya gakondo. Aka ni akantu kerekana abantu bafashwe n'amashitani. Haba harimo imiti, haba harimo ububani, haba harimo ishangi. Iyi ni ishangi.
iyi shangi ikora mu kwirukana amashitani iyo uvanze n'ububani, noneho ugashyira nko mu muriro, uyu mubavu iyo uwutwikiye ahantu hari amashitani cyangwa se ahantu hari abazimu bakagenda. Baramubajije, Tom aramubwira ati reka ndebe mu biganza byawe. Yesu aramubwira ati ngwino ndebe, ati ndi umuntu ntabwo ndi umuzimu. Urumva ko na Yesu yahamije abazimu, natwe turabemera kandi n'abakurambere ba kera barabemera. Akantu rero yari nk'imizimu mibi karayirukana, ari nka umuntu wapfuye akagutera ukabana. Noneho iyo ari nk'umusazi ushaka gukomokora yafashwe n'amashitani, ugera gutya ukazimya, iyo ujimije ugatereka hasi, uyu mwotsi ukazamuka. Uyu mwotsi iyo uzamukiye ku muntu ufite imyuka mibi, kubera ko uyu mwotsi uba urimo imiti tuba twagiye dushyiramo, uyu mwotsi wirukana ibintu y'uwo muntu. Nawe uramubwira agatwika bityo, uyu mwotsi ukazajya uzamuka umuzamukiramo. Baramuroze. Nzagaruka nta miti nitwaje, nzagaruka nkuvure. Uriya musazi nzaza muvure. Uzaza ukora iki? Hariya ngo wigeze umuvuzi gakondo? Umuvuzi gakondo. Sawa sawa sawa. Gana niyanjye